Murakoze cyane. No umuvugabutumwa bwiza Alex mu Rwanda Sakade Pere Muhima ugarutse mu ijambo ry'Imana. Nifuje ko tuganira ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Yosuwa igice cya 3 umurongo wa 7. Yosuwa igice cya 3 umurongo wa 7. Uwiteka abwira Yosuwa ati uyu munsi ndatangira kukuza mu maso y'Abisirayeli bose kugira ngo bamenye ko ndi kumwe nawe nkuko nabanaga na Mose. Kuba dukurikiye kweza Bisohoza TV, nifuje ko tuganira ijambo ryitwa gukuzwa n'Imana mu buryo bw'umwuka. Imana ikongera ikakunkuriza, nanjye ikongera ikankuza, ikadukuza mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma mu gice cya 8 umurongo wa 32 yaravuze ngo mbese ugutimanya umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Imana yaduhaye Yesu ifite umugambi mwiza wo kongera kudukuza mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, kandi biracyashoboka rwose. Duhumurije abadukurikiye bari mu ntambara zikomeye, bari mu bukene, bari mu bushomeri, kwangwa n'imiryango, abadukurikiye bafite imanza, abadukurikiye bafite intambara zikomeye, ni mukomere. Imana yakujije Yosuwa iracyakomeje gahunda nziza yo gukuza abantu bayo. Iki ni igihe Yosuwa yarayoboye Abisirayeli, Imana imaje gucyura Mose. Imana iramucyura iranamwihambira, ishyiraho Yosuwa ngo ayobore Abisirayeli. Akimara kugera ku buyobozi, Abisirayeli bakajya bamusuzugura, bakamubwira ngo Mose agihari yamanikaga inkoni hejuru y'amazi tukambuka, none uzatugezahe? Abadukurikiye nagira ngo mbibutse yuko Imana yanga agasuzuguro kabiri gakunda icyubahiro. Iramanuka ihamya Yosuwa hagati mu Bisirayeli, iramubwira ngo uhereye none ndatangira kukuza mu maso y'Abisirayeli bose kugira ngo bamenye ko mbana nawe nkuko nabanaga n'umugaragu wanjye Mose. Ndinginga Imana ngo Imana yongere kunkuriza. Wahuye n'ibintu byinshi bikubabariza umutima, wahuye n'intambara n'amakuba bikujyana kure y'Imana, ariko ndinginga ijuru ryakujije Yosuwa ngo ryongere rikunkuriza. Haracyariho ibyiringiro wowe udukurikiye. Nubwo wahuye n'intambara, nubwo wahuye n'ibintu bigusenya, nubwo wahuye n'amakuba n'ibyago byinshi, ariko humura, Imana yakujije Yosuwa iracyafite umugambi mwiza. Muri Zaburi ya 34 umurongo wa 20 Bibiliya iravuga ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi, ngo ariko Uwiteka mukiza muri byose. 21 Bibiliya ikavuga ngo Imana indira amakufa y'umukiranutsi ngo nta na rimwe rivunika. Ndashimira Imana ko ikunda umukiranutsi, iyakujije Yosuwa, ndayinginga ngo yongere kunkurize. Imana nishimwe cyane. Ushobora kuba warakomerekejwe n'urushako, ushobora kuba warakomerekejwe n'abo mukorana mu kazi, ushobora no kuba warakomerekejwe n'ibyo ubona mu miryango, ariko ndinginga Imana ngo yongere ikunkurize. Imana nihimbazwe cyane. Nanjye yarankujije kuba nanjye nari umujura, ndi igisambo ruharwa, urumogi rwaramennye amaso, kanyanga na mayirungi na mugo byaranzegereje, Imana ikankuza ikangira undi wo muri kino gihe. Ndinginga Imana ngo yongere ikunkurize. Imana nihimbazwe cyane. Ndi ku ijambo ryitwa gukuzwa n'Imana. Hari ibintu bitatu biranga umwana mu buryo bw'umubiri, ndamihuza no mu buryo bw'umwuka. Icyambere kiranga umwana mu buryo bw'umubiri, umwana arangwa no kurizwa n'ubusa. Uramureba akarira utigeze unamukoraho. No mu buryo bw'umwuka dufite abakristo bateye nk'abana, bakamuvuga gatoya akirwarira ngo bamuvuze. Oya, ni ikibazo cy'imikurire. Ariko ndinginga ijuru ryakujije Yosuwa rikakuza uyu muvugabutumwa witwa Legisi ngo nawe ryongere rikunkurize. Icya kabiri kiranga umwana mu buryo bw'umubiri, umwana arangwa no kwiyanduza. Uramukarabya mu munota umwe agasubira kwiyanduza kuko ni umwana. No mu buryo bw'umwuka dufite abakristo bateye nk'abana, arihana none aje kongera agasubira mu byo yihannye, akihana none mu cyumweru gitaha kongera agasubira mu byo yihannye. Nta wakurenganya, ni ikibazo cy'imikurire. Ariko ndinginga ijuru ryakujije Yosuwa ngo ryongere rikunkurize, kuko riracyafite umugambi mwiza wo gukuza abantu ryahamagaye. Imana nihimbazwe cyane. Kandi mama, nubwo wahuye n'ibigukomeretsa urushako rukakuzengereza, nubwo papa wahuye n'ibigukomeretsa urushako rukagukomeretsa, musore n'inkumi, nubwo wahuye n'ibigukomeretsa abo mwiganye bakakuzengereza ukitwa ukundi kuntu utiswe n'ababyeyi, ariko ndinginga Imana, ndinginga Yesu waduteturuye akaduha agakiza ngo yongera kunkurize akugarukeho. kuko Imana ntabwo ijya yishimira kubabaza umuntu iteka, naho yababaza umuntu ngo izamugirira ibambe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Icya gatatu kiranga umwana mu buryo bw'umubiri,
umwana arangwa no kwimana. Umugurira biswi ukamukorera test ngo urebe ko nakura azatanga akayiguhisha inyuma kandi ari wayimuguriye. No mu buryo bw'umwuka dufite abakristo b'Imana, Imana ikamuha amafaranga akayarya wenyine, Imana ikamuha imyambaro nkaho yakambitse abantu bambaye ubusa, ikagenda ikaborera muri mare kubera ko ari umwana mu buryo bw'umwuka. Ariko ndinginga Yesu ngo yongera dukuze. Imana nihimbazwe cyane. Ndashimira Imana ko nanjye yankujije nkimara gukora ubukwe nagize umugisha w'urugo, ngira umugisha wo kugira amahoro menshi yo mu rugo. Kandi iyo tuvuze amahoro si uko umuntu aba afite ibyamurenze, oya. Bibiliya mu gitabo cy'Imigani mu gice cya 28 umurongo wa 6, Bibiliya iravuga ngo umukene ugenda ari inyangamugayo aruta ikigenge naho cyaba ari igikire. Uyu muntu ashobora kuba ari umukene atunzwe n'inote y'igihumbi, atunzwe n'inote ya bibanga, akaba ari umuntu ukomeye. Mbaturiyeho kugira amahoro aturuka ku Mana, mbaturiyeho kugira ibyiringiro bituruka ku Mana, mbaturiyeho kugubwa neza mukumva impumuro ituruka ku Mwuka Wera. Imana nihimbazwe cyane. Ndi ku ijambo ryitwa gukuzwa n'Imana mu buryo bw'umwuka. Kuba dukurikiye, Imana iracyafite gahunda yo gukuza abantu yahamagaye. Nubwo wahuye n'intambara, imiryango yarakwanze, amadeni yabaye menshi, intambara zabaye nyinshi mu murimo w'Imana, wagihura n'intambara zikomeye zitandukanye, ariko ndinginga Yesu wakujije Yosuwa, ndinginga Yesu wakujije Ruharwa Regisi ngo nawe yongera kunkurize. Imana nishimwe cyane. Dore urakuze ugera igihe cyo kwimariya, Imana yakumpera urugo yewe wankumiwe. Dore wa musore we ugije 35 ubona nta nkwano wabona. Yesu wakujije Yosuwa nawe yakunkurije akakumpera inkwano. Erega gukura ntabwo ari ugukura mu gihagararo gusa, no kwishyurirwa ideni ni ugukuzwa n'Imana, no guhabwa akazi Imana ikagukijije ubusomeri nabwo ni ugukuzwa n'Imana, no gutetururwa ukazamurwa mu ntera promotion nabwo ni ugukuzwa n'Imana. Ndinginga ijuru muri uyu mwanya wowe dukurikiye wumva ijambo ry'Imana kuri Bizasohora TV ngo Imana ikunkurize, kuko n'Imana ifite umugambi mwiza ku bantu yahamagaye. Imana nihimbazwe cyane. Mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 9 umurongo wa 6, Bibiliya ivuga ngo aherako Yesu aravuga ati dore nzamwe no gukora ibyo ushaka, akuriraho ibyambere gukomeza ibya kabiri. Ashobora kwemera ko ibyambere bigenda ukaba umushomeri, ashobora kwemera ko ibyambere bigenda ukitwa umurozi kandi utaroga, ashobora kwemera ko ibyambere bigenda ukangwa n'imiryango, ashobora kwemera ko ibyambere bigenda abana bakabibirara, ariko iyo agarutse agakomeza ibya kabiri abana bagahabwa agakiza. Iyo agarutse agakomeza ibya kabiri ukabona akazi ugakira ubushomeri, iyo agarutse agakomeza ibya kabiri ukishyurirwa ideni ryari kuzengereje, nawe urakura ukongera ukumva Imana, izina ry'Uwiteka Imana rigahabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya. Ndashimira Imana ko igikuza abantu bayo. Imana yakujije Yosuwa nawe yakongera ikakunkuriza, kuko n'Imana ikora bikagaragara. Imana ibwira Yosuwa iramubwira ngo mu cyimbo cy'inkoni batazagira ngo ndi Imana irwanisha ikintu kimwe. Mu cyimbo cy'inkoni ya Mose nguhaye inkota. Inkota mu buryo bw'umwuka isobanura ijambo ry'Imana. Umukristo ufite ijambo ry'Imana muri we ntagira ishyari. Umukristo ufite ijambo ry'Imana muri we ntabwo arya wenyine abandi baburaye. Umukristo ufite ijambo ry'Imana muri we ntabwo yambara wenyine abandi bambaye ubusa. Akorera Imana ariko agakora n'imirimo myiza izamuherekeza. Mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 6 umurongo w'10, Bibiliya iravuga ngo kuko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo y'abera. Ibi dukora gufasha imfubyi n'abapfakazi, kurengera abatagira shinge na rugero, guha akazi abo tukarusha, kugaburira abagiye kuburara, kwambika abambaye ubusa, kuryamisha ababuze aho baryama bakabona aho barara. Iyo mirimo myiza yose Imana itwibukiraho. Imana nihabwa icyubahiro. Gukuzwa n'Imana mu buryo bw'umwuka niyo topic ndiho. No mu buryo bw'umubiri Imana yakunkuriza, kuko n'Imana ikora bikagaragara. Haleluya, haleluya. Nanjye Yesu yarankujije arankuza ko mbere yuko nkizwa, kuba dukurikiye mu kiganiro cy'ubushize, nanjye mbere yuko nkizwa nari uruhinja, nari akabebe, kuko nabaye umujura igihe kinini. Icyo gihe natanga akazi ntako ngira, nsoresha abaturage ntakorana na leta, ndaramutse igitanda cy'umugore n'umugabo bakaza kuryama mpari, nkodesha amazu atarayanjye, mfite imfunguzo 700 nacurishije. Iyo nageragayo nkasanga igipangu gikodeshwa naragikinguraga nkagishyiramo umupangayi,
yamaramo iminsi 3 bakakubita bakanaganza amafaranga narayatwaye. Ariko muye n'uyu mugabo witwa Yesu aramfata arankuza angira uwo ndiwe muri kino gihe. Mama, ngo umutware wawe ntakijijwe, Imana nimukuze imuhagakiza. Mama, ngo abana bawe nibirara banywa urumogi barasinda barasambana, Imana nibakuze ibahagakiza. Mushiki wanjye, sobukwe na nyokobukwe ngo ntago barakizwa, nabapagane rwimbi. Ndinginga yera, ndinginga ijuru ngo ribahagakiza, ribakuze, ribahindura icyaremwe gishya, kuko n'Imana ikora bikagaragara. Imana nihimbazwe cyane. Ndi ku ijambo ryitwa gukura, umuntu agakuzwa n'Imana. Umujinyugira, Imana nikunkurize iwukunkirize. Ubusambanyi bwawe, Imana nigukuze ikuvane mu busambanyi guhagakiza. Ubujura bwawe, dore wiba abaturage uragambana, Imana nikunkurize. Yarankujije inkiza urumogi n'ubujura, nikunkurize iguhumurize, ibihumuriza biza mu mutima wawe, kuko n'Imana ikora bikagaragara. Mama, uracyajya kuraguza, Imana nigukuze iguhagakiza. Mushiki wanjye, uracyaterekera, Imana nigukuze iguhagakiza. Iyakujije Yosuwa nikunduhurire iguhagakiza, kuko irakora bikagaragara. Imana nihimbazwe cyane. Muri uko gukura nkuzwa n'Imana, ndibuka umunsi nazibagirwa. Ni umunsi Imana yanduhuye iranduhura. Ari umunsi nafatiwe muri butike ku Kimisagara, nari umumanuzi, icyo bita kumanura. Twabaga ninjiraga muri butike, ndashaka no guhumuriza abantu bacuruza butike, mujye mushima Imana kuko nakijijwe. Kandi iyo dutanga ubuhamya bw'aho Yesu yadukuye, ntago aba ari ukwimena inda. Harimo abantu benshi bazi ko iyo dutanga ubuhamya gutya aba ari ukwimena inda, ariko si ukwimena inda. Oya, icyambere gituma dutanga ubuhamya, tuba tugira ngo twerekane imbaraga z'Imana. Icya kabiri, tuba tugira ngo tumene amabanga ya Satani. Icya gatatu, tuba tugira ngo duhumurize abafite ababo batarakizwa, ngo nimukomere, iyahamagaye Ruharwa Regisi iracyakomeje akazi. Nicyo gituma dutanga ubuhamya, si ukwimena inda nk'uko abantu benshi babivuga, ahubwo no kugira ngo tumene amabanga ya Satani, twerekane imbaraga z'Imana. Kandi abantu mucuruza butike mujye muba maso cyane, kuko ngewe Alex niba narakijijwe abandi baracyariyo. Ninjiraga muri butike nkagutuma ikintu muri butike, wajya kukimanura ibiri hasi byose nkaba nakoze muri kontwari, amafaranga wacuruje yose nkaba nayibye, nkaba nayatwaye. Umunsi umwe igihe kimwe mfatirwa ku Kimisagara, ntuma umudamu wacuruzaga ikintu muri butike ibasi, ndamuhazanira ahangaha. Icyo gibasi yaguraga 400, agiye kuyimanura ngo ayinyereke, ngoze muri kontwari. Aba yabonye ko nayavanyemo n'intote zimwe zirahanuka zigwa hasi, atatse nsumirwa n'abasore 6 banjyana inyuma ya butike, bankandagira mu nda, bankubita inki z'amaso, bankubita inkoni ndahuma, nkajya numva abantu bavuga simbabone. Bankubise inkoni ndahuma, nkajya numva abantu bavuga simbabone. Ndashimira Imana yankijije inkoni, ndashimira Imana yankujije ikankiza amapingu, ndashimira Imana yankujije ikankiza gereza, kuko ntarakizwa nafunzwe inshuro 73. Byaranze mfungirwa ku mabrigade, mfungirwa ku masegiteri, mfungirwa mu magereza atandukanye biranga, ariko muye na Yesu arankuza ampagakiza angira uwo ndiwe muri kino gihe. Imana nihimbazwe cyane. Ndinginga Imana ngikunkurize. Ufite urugo rugushari, ufite umugabo wakuzengereje, wabaye umupagani rwimbo, ubona nta maherezo, Imana ikunkurize imuhagakiza, Imana ikunkurize iguha urugo rwiza, kuko umwanditsi yaravuze ngo urugo rwiza ni ijuru ritoya. Mushiki wanjye ufite imyaka 30, ufite 37, nturi Mariya, Imana ikunkurize igukorera ubukwe. Musore urakeneye cyane, ubona nta inkwano yaturuka, ubona nta fiance wakwemera, Imana ikunkurize ikumpere fiance, ikumpere inkwano, kuko n'Imana ikora bikagaragara. Zaburi ya 36, Bibiliya iravuga ngo kuko uburakari bwe ari ubw'akanya gato, ngo kandi imbabazi ze zizana ubugingo. Bibiliya ikavuga ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ngo ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ndashimira Imana ko hari igihe habanza kurira, ariko impundu mu gitondo zikavuga. Kandi icyo nkundira Yesu, ashobora kukubabaza imyaka 10, ariko yaguteturura icyumweru kimwe akakwibagiza imibabaro yose wababaye. Ni umukozi w'umuhanga, ni umukiza, arakiza bikagaragara. Imana ikunkurize
Imana yakujije Yosuwa hagati mu Bisiraheli bakamenya ko ibana nawe ubana nawe. Imana yongera ikunkurize kuko ni Imana ikora bikagaragara. Imana nihimbazwe cyane. Ubu se duhuriye mu nzira, sinkubwire ko namwagura umugi mbere yuko nkizwa wapfa kubimenya. Duhuriye mu nzira, sinkubwire ko nari igisambo Ruharwa wapfa kubimenya. Ariko ndashimira Imana ko yankujije ikampa agakiza. Ahajyaga urumogi hagiye ijambo ry'Imana, ahajyaga kanyanga hasigaye habamo indirimbo z'Imana, ahajyaga ubujura hasigaye harimo icyanditswe kera. Ndashimira Imana ko ari igisambo Ruharwa Yesu yamufashe akamukuza akamuha agakiza. Mama, Imana ikunkurize. Papa, Imana ikunkurize. Musore n'inkumi, Imana ikunkurize. Muri izo ntambara n'ibigeragezo byose urimo kunyuramo, Imana ikunkurize kuko ni Imana ikora bikagaragara. Imana ibaduhera umugisha. Ngana ku musozo, nagira ngo dufatanye ijambo ry'Imana riri hano mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abakorinto igice cy'10 umurongo wa 13. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari rusange mu bantu. Bibiliya ikavuga ngo kandi Imana niyo kwizerwa kuko itazabakundira ko mugeragezwa iruta ibyo mushobora. Bibiliya ikavuga ngo ahubwo hamwe n'ibibagerageza Imana izagenda ibacira kanzu. Natuye akanzu gaturutse ku Uwiteka. Imana igucira akanzu muri ibyo bigeragezo urimo kunyuramo. Imana igucira akanzu muri ako kazi urimo. Imana igucira akanzu mu rugo rwawe rubemo amahoro. Imana igucira akanzu mu byo ubona bigukomereye kuko ni Imana ikora bikagaragara. Abarimo kugeragezwa muri mu ishuri ryitwa ibigeragezo, nimukomeze mwikomeze kuri uyu mugabo witwa Yesu, niwe ubahamagara kandi ibahamagara niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Imana ibaha umugisha. Reka dusoze dusenga Imana. Byiringiro byacu, Imana ikomeye, Data wa twese mwizoro, turagushimiye. Tugushimiye ko imbabazi zawe arizo ziturinda, kandi tugushimiye ko ijambo ryawe ari umuti, rirakiza rikabigaragaza. Turasenze cyane kugira ngo iri jambo ryawe ryitwa gukuzwa n'Imana rigende rigere mu mitima y'umuntu wese uzaryumva, kandi rizakora ikintu gifatika kuko uri Imana ikora bikagaragara. Urakoze, turagushimiye, kandi umugisha wawe ujye ukomeza kutwomaho kugira ngo izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro. Urakoze, turagushimiye. Amahoro yawe n'umugisha utanga nibikomeze kuba mu mitima yacu, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha. Amen.